haje video noneho reka tubanze tunayishyiremo abantu bayirebe. Mugira inama wabivamo Sabe. Shatse watuza. Kandi bavuga yuko yari yagiye kumucungira ngo amweze mushambwa ati ibintu bimeze neza simbuka. Kumbe umugore nawe baramucunze bamuca inyuma. Barangije baramwihisha avuga ati Rotipa agiye gusohoka. Saa 5 z'amanywa ahubwo uyu mugabo ashaka ko atayanaraye ni wabo. Umugore asabara byakira ate none. Arabyakira ate? Arabyakira ate se umugore abagore gabaza ubwenge bwinshi. Ntiyicaraganiriza burasugira ngo barane yamushatsa namuzi. Ugira ngo barane yamushatsa amuzi. Niba kunda ngo ndebe rero Sabe icyo bimusaba ni kimwe. Nagende ave muri torero arimo agende mu basilamu bamwemeye gutunga abagore babiri. Ashaka abagore babiri. Hashaka abagore babiri none bijye byajya mu buryo. Cyangwa niba kunda ngo ndebe cyane kuruta umugore we yirukana umugore. Yirukana divorce n'umugore sibyora. Satanira kuryoshya ikakwereka ko uri umuntu w'igitangaza ikakwereka ko ufite amafaranga nawe ukajya ari ukamega ariko ukavuga uti yewe we uko ngo yari yatanze amafaranga ngiro bidasohoka abo mafaranga yarahiye. Reka tubasuze kandi tubifurize kugira ibihe byiza mwe inshuti bakunze umudahwema gukurikirana ibiganiro tubagezaho umunsi ku munsi ni Dimba TV na Mika TV show. Nitwe tugiye kubana mu iki kiganiro uyu munsi. Tugiye kubana n'umumama umwe araje twibwiye niba ari umumama cyangwa ari umukobwa hanyuma atuganirize ku bintu biri hanze hano bigenda bitrendinga hagati aho tutarajyana kure. Banze usoza abantu badukurikiye. Abantu badukurikiye ndabashuhuje kuri Mika TV show ndetse na Dimba TV. Abantu kuri Dimba TV mujye kuri Mika TV show mukore subscribe tujye twibanira umunsi ku munsi batame ibiganiro byiza. Batame ibiganiro byiza kandi turi kuzamuka Imana ikudumugisha turi kuzamuka sabore kwiyongera views ziri kwiyongera kandi buhoro buhoro nirwo rugendo rega nta mwana uvuka ngo yuzure ingobyi. Umeze neza? Meze neza ndashima Imana. Urashima Imana cyane. Mukanya ngiye kubona mbona ikintu cyitwa rokete ariko harya ribu niyo yabuje ngo tugavuge ngo ni rokete. Yarabibujije? Oya yabibujije. Oya ntago ari igitutsi. Ni rokete cyangwa bombe atomike nka yindi bateye iyo Rishima na Gasaki. Yandi yatumye kugeza n'ubu ngo abashinwa bakivuka bafite twiso duto. Abantu benshi bati Sabe ntiyavunitse. Sabe bari kumubeshyera ngo yaravuye ngo gusambana ati wape yaratsikiye. Haje video noneho reka tubanze tunayishyiremo abantu bayirebe. Ngabana urahibuka. Okay, ndizera ko bamaze kwikurikirana ukuntu byagenda. Nawe urabyiboneye. Noneho abandi bantu bari kuvuga ibintu byo ku ruhande bari baraje kutubeshya ngo nibo ngo bari bahari. Bararenza iki nyuma y'iyi video babonye. Ni ibintu byivugira burayi ufite igihamya cyangwa ibizibiti nko babivuga. Video ni ikintu kivugira. Ngira ngo abantu bamaze kubona video imaze kujya hanze ngira ngo ni mu masaha 2 ashize. None se hariya ni muri piscine yarari abantu mwavugiye Sabe ni benshi cyane turi bagarukeho. Hariya ni muri piscine yarari maroga cyangwa yarari mu murima yo gusarura ibijumba. Video irasobanutse no umuntu uva mu nzu usohoka mu muryango ari kuri telefone yajijishije. Yasohoka agasanga ki bamubona telefone kamera telefone igize ite imuriho. Wabonye kuntu yirutse? Wabonye kuntu yakase inyuma? N'ahantu byaherenga simbuke twahabonye ubu ngubu inkuru yose yase yisobanura. None se ariko hano hari umugore nshaka kukumvisha. Amugore nshaka kukumvisha ugiye akantu gato ubutumwa buteyo mugenera kabisa. Urabona ko naje nambaye nino myenda yamwereke yuko ariyo nari nambaye. Niyo nari nambaye. Kakajwi kumvikanye muri kubaza ngo uyise n'umugabo wawe wowe wari igihe wabibaza umuntu yaguye aha. Ngewe naje gutya nkuko nabonye bafirimye. Hanyuma haza umudamu w'inzobe wawe ndi mwabonye umufashe. Yari ari mu byahariye. Ndi mutwara sibo wahangaha turi. Kuri ira video ifatwa hari wa gatanu kuri 30.
ihangane ugenda upurenga akantu ugitangira uhita usitopa ndamubwira usitope aho ngwa ngo stop usitopera aho ngaho dusubize inyuma yego hari n'abagenzi rega banyuragaho urabona ko naje nambaye nino myenda kugira ngo mwereke yuko ariyo nari nambaye rekera aho ngaho ngira ngo iyo video abantu bose barayibonye umugore wari wunamye afite ibikombe bibiri by'umweru kugira ngo byaremo icyayi sinzi ibintu nk'ibyo ko nabonaga ari nk'icyayi cy'amata cyangwa amata yambaye imyenda y'umutuku n'igitambaro gisa very pomme none se iyo barebye kiriya gitambaro babona ari kiriro umugore yambaye ikanzu niyo se mu biryogo ntago bacuruza iriya myenda n'ubu ngubu nyishatse sinagenda mu biryogo nkayigura nanjye nkayambara dufate kare kutubeshya ahubwo ngewe kuva nabaho ubundi nzi yuko hari urwego ugeraho rw'imyaka ukitandukanya n'ikintu cyo kubeshya kuko uwo muntu uko umubona ni umuntu ufite abuzukuru ni umuntu ufite abuzukuruza yego ni umukecuru mu yandi magambo ukwiwe kwitwa tate akaba nyirabukwe cyangwa w'umuntu yego ntago nari nzi yuko tugifite muri iki kinyejana dufite abakecuru b'injajwa ariko amafaranga arakora niba rero abantu bakuru bagezaho akora akantu ruvuze nayo nibagiwe abakecuru b'injajwa kamera niba muri iki gihe tugezaho dufata icyubaro twari dufite nk'abantu bakuru nk'umuntu ugeze mu myaka 60 umuntu ntago ashaje ahubwo nuko yabaye kamugi ako sinamurenganya ushaka kuba atuye mu biryogo kandi nta muryogo usaza bavuga ko gusaza ari mure tubyuka mu tujye mu biryogo iriya myenda tuyigure nanjye nyambare yes noneho barangije bakora ishyano babuze igitambaro gisa terke nk'icyo uriya mugore yari yambaye barangije bazana iki igitambaro cy'icyatsi kibisi none se abantu ntibareba ntago bareba ko ibitambaro bitandukanye biratandukanye cyane ariko cyane noneho aya mabara ahuriye si n'ahantu aya mabara ahuriye kandi we yivugiye mu kiganiro yuko ngo yemengazana imyenda yazana imyenda yambaye kugira ngo banabyemere bisa hehese reka dukomeze gake gusa ikintu cyo mbona cyo amafaranga arakora umuntu udafite amafaranga muri iyi si abayeho ati ibaze nawe reka dukomeze gake tugende njyaho dufata kakajwi kumvikanye muri kubaza ngo uyise n'umugabo wawe wowe wari igihe wabibaza umuntu yaguye aha ngewe naje gutya nk'uko yafirimye rekeraho aravuze ngo uyu muntu yaguye aha kandi tumaze kwibonera video ya nyir'ubwite aca ibiti n'amabuye asesera hagati y'igipangu n'inzu muri hariya kayira bakita gutera ni gobyori ajya gusimbuka ikigaragara ni uko uriya muntu amukameraga yabuze aho aca ngo noneho amukamere noneho ari gusimbuka fureshi none umukecuru uwo mumama aravuga ngo yaguye herega ikiganiro nacyumvishe cyose kimbanza kugira ngo nibyo uriya mumama ari kuvuga ni ukuri ariko hari ahantu yageze yinyuraguramo aravuga ngo uyu muntu yaguye mureba urusi naza kuvuga ngo yahanutse mureba ko yahanutse hejuru none se nyuma hari wabonye video nyuma hari urabona yaraciye si uri igipangu akagwa mu muhanda igipangu n'ubundi yese urabona gatari igipangu agiye kurira wowe none hari abantu ubundi hari abantu muri societe tugezemo nyine bazajya bahisha ukuri kubera amafaranga wabonye ko Team Sabe yahagurutse Sabe cyangwa Team Sabe Team Ngwino Ndebe bahagurutse baza kurwanirira iki abo bantu babo ariko aka kanya tuvugana ndibaza ko umuntu uri kuri ari nko munsi y'igitanda aho niho kuri niho hafi kuko bihishe none se ibintu bigaragara umuntu witwa Chita yasohoye ikiganiro kivuga yuko Karara ngo yari yagize ngo yayikundiye Sabe ngakagirira ishyari Ngwino Ndebe ubu ararenzeho iki nyuma y'iki ingoma amashyi Chita ikintu namubwira cyo nibuke ko ari umugabo afite umugore n'abana ariko gusebya umuryango we
sibyo hari ubundi nibaza ko Chita ni umunyamakuru uri professional ariko ubu ngubu agiye kuba unprofessional bitewe n'ibintu ari kuvuga bijyanye n'amarangamutima arengera pare wiwe adashyizemo inyurabwenge. Hari uburyo ushobora gukora inkuru ariko ntubogamire kuri umwe ntubogamire no ku wundi ku buryo abantu bakubonamo ikinyamwuga. Ariko ubu ngubu yerekanye ko nta kinyamwuga. Clara yakundanye na Sabe niyo mpamvu ari kumusebya. Niyo mpamvu rero abantu mufite nimero ya Chita mumbabarire mumumperereze kano ka video mumubaze ngo nyuma ya hano se Sabe hano yarari muri piscine ari koga yarari kumwicungo yarari hano ni Galaxy cyangwa niwe mu rugo twanarije iriya video urabona wenda ntabwo twabonye ngo ino ndeba asohokamo kabonye Sabe nyine we avunika abantu bari kwibaza bibazaga ngo ngwino ndebe ngo baramubeshyira ngo bahuriranye ngo muri quartier ngo ataza kumufasha. Nayo ni kuri ko bibona muri quartier yahese umwe ko atuye mu Gatenga yikaba yarafatiwe hari mu Rugunga kuri Cercle hafi ya Cercle. Urumva Yesu azana indege dusige dufite tudege tw'abashinwa tuza twiruka haro azagutaba muzabeshya abahinde nibo babeshya twebwe dufite amaso dufite n'ubwenge ariko muzi yuko uru Rwanda abantu muri kumwe cyangwa murebana ari impumyi. Erega hari abantu benshi bataza kuri kamera ngo bavuge kandi baba bazi ukuri kw'ibi bintu. Rero mwibeshya ngo kandi bavuga yuko yari yagiye kumucungira ngo amweze mushambwa ati ibintu bimeze neza simbuka kumbe umugore nawe baramucunze bamuca inyuma barangije baramwihisha bavuga ati Rotipa agiye gusohoka saa 5 z'amanywa ahubwo uyu mugabo ashaka ko atayanaraye ni wabo hari saa 5 z'amanywa. None uyu mugore uwo mugore uri gukina uwo nguwo w'umwenda w'umutuku uwo waragatsindwa n'Imana uwo n'uwawo ndugena mu rukiko atazi n'ukuntu ibintu byagenze kubera ko bamuhaye kabitugu kwaha akakorekaho urusyo 25 kayirya. Wumvishe ukuntu yavuze ngo naramwinukirije ngo mwegere numva ngo yasinze sha ngono yego Kigali yamuhaye amayoga yahaye umwana inana yamuhaye amayoga mama umuntu ukuntu yirukanka ariko umuntu wanyweye amayoga agiye yirukaga nk'umuntu wanyweye amayoga yahaze pe biragaragara turabibona ariko muri injajwa shaho reka babwire hari abantu maze kubona muri imihanda b'injajwa ahaguzwe hari igihe umuntu avuga ikintu ntabwo tuvuze ngo wanga umuntu ngiye nta hantu namwe mbogamiye ngiye ndeba ukuri nkanariza ibyo ndeba n'amaso yanjye. Biragoye ko waza ukambwira ngo Denise ni umugome cyangwa Denise ni umujura ngo mbyemere kandi nge ntarabona ibizibiti. Rwose ndi mu bantu bari barafashe Clara bwa mbere nk'injajwa ubona ari kubeshya mbona ari kubeshya abatama ka video kuri iyi nshuro akatakuzi kwa mugore ibintu navugaga ari byo kandi na Clara ubwo yivugira yuko mbere yuko bira bintu biba yarabasanze arabaganiza avuga ati ibi bintu ntago ari byo bagiranye ngo ibiganiro Clara ubuse Clara yabeshye ngo mariki kandi nubwo yaba ataramusanze ubundi se aramusanga ni nyirakuru ni nyirasenge niki ubundi umugore wubatse kabiri ubukeneye ko bakugira ihe nama umugore wubatse ufite abana babiri bakuru biga muri primaire umugore wasabwa ashobora kuba agiye kwigendera kuba ashobora kuba agiye kuba ashobora kugenda yababaze cyane ninde umugabo utari indaya zamukurayo abagabo abagabo ni indaya pe abagabo ni indaya ahubwo nicare umugabo we ikiza nuko yubatse platform kandi azi gushaka amafaranga nicare mu mafaranga yarye nta nubwo ashobora rero kugenda abagore ntago bazi ambajije ko ndi umugore murabana ukamukora de ukamukorera kabiri ukajya ari gusevinga mu bwonko ukagira ngo wowe nta kibazo bigutwaye yarabyibagiwe niko abagabo mumeze ugakora amafuta akayihorera agasevinga ariko revenge nijya kuza izaza mu gihe umugabo azaba mukeneye none amwereka ko nawe atamukeneye. Ubundi abagore ukuntu barakara bagira inzika imeze nk'iy'Abarusiya. Abarusiya urabazi umurusiya mushaka kujyana ikibazo akakwereka ko nta kibazo na kimwe mufitanye imyaka ikagenda ikaba 15 yarangiza
akazaza noneho yego akakurimburana n'imizi, akanacukura, agafata isuka agacukura, akareba neza ko nta n'agasigisigi kaba kasigaye mu mizi yawe. reka twikomereze na Saba Barusete tubaretse gatoya. Ni uko abagore bameze. Reka nkumvishe ino video dukomeze twumva uno mugore. hanyuma haza umudamu w'inzobe wawe mwabonye umufashe yari ari mu byahariye ndi mutwara sibo wahangaha turi. Reka nkubwire banyuragaho uwo mumama uvuga ngo ni mutwara sibo wawe rwose nasaba inzego z'ubuyobozi ko zamwirukana, kuko ikigaragara ni uko na ripoti atanga atari ukuri. Batumva aka kantu niko nashakaga ngiye kukumvisha konyine unyumvire umbwire. Barasaba ko tubona ino ruhurura nta beti hari yaba yaraguye gutageta avunika ku buryo afite na simu. Uyu mugabo yaturutse nkano ahita yikubita hasi, urabona gafite imbaraga nke. Betse numva ikintu yarengeye. Wavuze ngo ushobora wamubona kameze nk'umuntu wasinze. Ameze nk'umuntu no kumwuka agiye numva kameze nk'uwanyoye inzoga. Umuntu wanyweye inzoga ngo yaraje ngo atayikubita hasi ngo baravunitse. Iyi si ifite ibibazo, u Rwanda rufite ibibazo. Nizere ko ariko bamuhaye nk'amafaranga ashobora kugura ikibanza nko mu Bugesera nibura nka miliyoni 5. Nangahe se bari abarenzi 10,000. Nayo ni mwe. Ubwo 10,000 akaba ibyo ari kuvugira gutyo. Na bitana afite ibibazo. Uwo muntu afite ibibazo bikomeye cyane wa mubyeyi we. Nuko nta muhungu mfite mukuru. Nge ntago nashingira iwawe. Gusa wajyanye ko winjajwa gutyo. Akibaza umuntu ukuze gutyo wemera akavuga ati ngenda ajya kuri kamera. Bateme ibinyoma ubundi mbacanga-cange. Ngo ngwino nde barashaka gusenyera Sabe. Kuba ashaka kumusenyera byo ko nukuri. Ni ngwino nde ushaka kumusenyera se cyangwa Sabe ni wasenyera ngwino nde? Cyangwa bose barasenyera. Bose bashaka gusenyerana. Bose umwe yasenyeye undi n'undi nawe arashaka gusenyera undi kugira ngo noneho baba umugore n'umugabo byemewe n'amategeko. Bibanira. Ase umugore asabara byakira ate noneho. Arabyakira ate se si umugore abagore baza ubwenge bwinshi. Ntiyicara aganiriza uburase ugira ngo warane yamushatse anamuzi. Ugira ngo warane yamushatse amuzi. Rese wibaza usibye ibyo tubona hano. Ibibazo biba mu muryango ni byinshi cyane. Ushobora no gusanga yarabizo ndarabonye na message yari afite ibimenyetso ariko akavuga ati ngenzi icyo nshaka. Erega umugore ujye gusenya ninjije nindindagire. Nindo kubwese ko wasenya umugore ufite ubwenge. Nta mugore ufite ubwenge usenya. Gute se? Ariko Karara yarekuraga amakuru akabatamo amakuru. Karara yaduhaye amakuru mukamupinga. Turangije ayo makuru natwe tuyakoresha icyo dushaka. Gusa usibye ko hari n'andi makuru twabaga tuzi ariko tudafite ibimenyetso. Yego. Sibyo? Muri nuzambe nababwiye ko nge nigeze guhura n'uriya mugabo. Ku manywa y'ihangu izuba riva yambaye igikote n'ingofero na fime. Sabe? Yego. Sinayo babwiye se? Yego. Kabeza. None se ugira ngo ndabeshya? Ku manywa y'ihangu wambaye igikote nka kindi Bushombe yajyanye mu misa. Niba ari Bushombe nibugashuhe. Aya. Wabonaga kwe. Utubona hari amakuru narabivuze umuntu utakurikiye ikiganiro cyo kwandimbata agenda birebe. Nge narabivuze ko hari amakuru yuko hari umutipe wo mu diaspora wo muri Belgique umuti wamuhaye niba yishyura simbizi ariko irahari Kabeza. Yamutije gato. Urumva. Ariko ngaho reba kuntu iyi si u Rwanda rufite ibibazo. Reba umugabo nkuriya Sabe numvishe kuri live za TikTok hari umugore nawe ushyanuka cyane twashakira mbona bihita uvuga ngo Sabe ngurana yabigerezaho ngo mwanyeca atukana kubi avuga uburyo ngo Sabe ngo genda mu modoka ya 28 wa mugore we Sabe ajya kugura modoka mwe muri kumwe yagoye fagitire cyangwa nawe hari ukuntu bijya bigenda di base ntibihari hoya hari ukuntu uvuga umuntu ukumva yuko ahari uwo muntu mushaka kuba hari ibyumba muraramo byegeranye. Ni gute ushaka kubuzi ngo Sabe yaguze 28,000,000 Sabe ubu ngubu bajya kubyara binje mu nzu nshyashya ya etage ayo makuru uyasute mu rugo rw'umugabo n'umugore. Hari ukuntu nyine nawe buri ahubwo vuga ngo
ubundi hakabaye kuba hari kuvuga Jihad na Brian, ariko kuko Jihad azi Dega dutayemo ejo bundi, Brian nawe akaba azi Dega nawe afite, aravuze ati ndamutse mvuze. Brian ntiyavuga kuko ni inshuti ya Sabe cyane. Ntiyavuga, yabuzwa n'icyo kuvuga? Ntabwo yavuga ari inshuti. Ikiganiro cya Karara cya mbere bamubwira ngo zana ibizibiti, wabonye ikiganiro bamwicare kuri The Dynamic Show, Jihad na Brian ntabwo washaka kuvuga, barabizi neza yuko twita tubabwira ngo musibe mwebwe. Wewe ujya gutsirita, uwo ujya kuryamana n'abatsirita n'abapyikinyuzi, wowe nawe genda ukomeze ugerayo uzamure ibidukikije byawe, uceceke reka ibindi bintu. Wowe uravuga iki? Ntabwo bashaka kuvuga rero. Rero batashaka kuvuga, bafata ba bandi bakavuga bakababwira ati mugende muvuge, mugende mwatwike. Ubuse timu ya Sabe ni sebye. Bari base batarazana iyo mu cyumba. Ntabwo marangi video ko zihari. Mwebwe amaso ni muyahange kureka n'ibindi muzabibona. Ariko aya manywa rero Sabe. Erega bavuga yuko hari ahantu bahamazemo nk'amasaha 3. Urumva? Muri la piscine rwose bayimazemo amasaha 3 boga. Ubwo Sabe yabakomeye ingano tuma amara amasaha 3. Ariko umuntu ujya kukuvuga ati ndakurarira na telefone yanjye, kamera iri on, wibaza yuko ari ibintu byoroshye? Kuri umuntu yari amaze iminsi. Wumvishe ko namubwiye iyo video ya Sabe? Nabyumvise rwose. Yambwiye ngo Sabe ngo nushaka ibyo bintu, ibyo bintu ni ibiki ngo wabiretse Sabe? Wabiretse. Nushaka uzabireke. Bishatse kuvuga ngo iyo umuntu akubwiye ngo nushaka uzabireke, nuko ntago ari incuro imwe. Ntago ari ni ibintu byabaye rutine. Ariko biriya bintu igena narababwiye ngo hari ukuntu buriya Sabe bari basanzwe bamugendaho barampinga ngo reka. Bamugendaho? Herega bararega ubu ba abonwa n'uhagaze. Barango yo Sabe yose arirutse. Wabonye kunasohotse? Dore ukuntu yiruka. Abitse telefone mu mufuka. Imbaza ari kana. Mugira inama wabivamo Sabe. Wamwumvishe? Shatse watuze. Wamwumvishe? Cyane yaramufashe neza rwose. Sikize. Ko Sabe kano kagufera. Mugiriye inama wabivamo Sabe. Ushatse watuza. Bishatse kuvuga ngo ntago ari ubwa mbere. Wapi? Si n'ubwa kabiri. Uyu muntu bashobora kuba bari banaziranye kuko yaramubonye akibona ko ari watayiruka. Hoye. Uzi kuri mu makosa ukabona kamera kuriho ya telefone, nawe wakwiruka. Kuko yaza kuba ari umuntu w'umugabo, ubu ngubu twakaye kuba turi kwanaliza ibindi bintu, wenda video bafashe ahagaze kumubaza ngo wa mugabo kuki kumfata kamera, kuki uri kumfilma, ni cyo kibazo ufite. Aho ngaho yari kuba yikuye mu kibazo. Ariko ubonye telefone wise wibuka ibintu uvuyemo mu nzu, wabyumvishe, urangije kibuno mpamaguru urirutse. Hari abantu bafite ubwenge bucuramye. Ni ukuri pe. Na Sabe arabufite. Bura nta bwenge burimo. Ngewe uramutse umfatiye mu ikosa. Koma ngiye niruka. Mitamagara ahubwo wowe ukaba umusazi. Ariko wa mugani buriya muhagarara. Isi si hanze. Yahagarara amwe akamubwira ati ku nkamera bite? Bite ku nkamera? Ufite ikihe kibazo? Ufite ikihe kibazo? N'abantu babonye iyi video. No ahubwo gahita avuga ati sinanakurekura. Ntago nkurekura. Munshakira umuntu w'umutekano, umbwira impamvu ki uri ku nkamera. Wabyumvishe ukuntu babyuburare? Aho ngaho gutavuga ati oya Sabe yaba ari mu makosa, ntiyari kuba ajyanye ki uyu muntu ku bayobozi. Wabyumvishe? Kuko Sabe ntago ari limite yo kutajya kureba abantu. Sabe ntago ari limite yo kutabonana na Ngwino Ndebe, kutavugana na Ngwino Ndebe. No kujya gupanga ikiganiro birashoboka cyane. None se ubundi Sabe ntago agomba kujya mu rugo, agomba kujya Kibagabaga gusa cyangwa Nyarutarama. Hari abantu batazi guhagarara amafuti yabo, na Sabe ari muri abo ngabo. Ngewe utamfatanya ikimenyetso, biriya bintu Sabe ni umuntu wize yakabe kubaza n'itegeko. Ngewe utamfatanya ikimenyetso, icyo nkora ni kimwe.
wandi Sabe nego utamagara nkanifata gutya habaze ko bite byawe ahubwo se niyo yisubirira mu nzu byari kugenda hoye nsubira mu nzu kumarekeze mitamagara no nkakubaza ukanafirima neza nanjye nkagufata amashati nkahita mpamagara iki ariko bari babiri ibyo babiri kuko hari undi wabonye warambaye umupira w'ubururu ushaka wamwirukankanye umva aho ubwire niba shaka bari batanu ngewe ndavuga nti wowe ndagufata tugende ku bayobozi umbwire ni iyihe mpamvu uri kunkamera hari ideni ngufitiye ngo nkwishyure noneho sasa ibyo wisobanuye ku buyobozi kugira ngo se wancika erega nawe ufata video gufata gufirima umuntu utabyemerewe birahanwa n'amategeko yego birahanwa icyo gihe aho ngiye mpita mpamagara umwavoka wanjye vite na vite akaza noneho ahubwo nsiga bakwinjijemo ukihagararaho cyane nkihagararaho mu mafuti amafuti y'umugabo erega nibwo buryo bwe ugomba kwihagararaho mu mafuti hariya rero yerekanye yuko reka nawe yarazi ko atari ubwa mbere atari n'ubwa kabiri hariya rero ni satani bijya kugaragaza satani irakuryoshya ikakwereka ko uri umuntu w'igitangaza ikakwereka ko ufite amafaranga nawe ukajya wari ukamega ariko ukavuga uti yewe we ngo yari yatanze amafaranga ngino video idasohoka abo mafaranga yarahiye none se yayahaye ndetse amafaranga yarahiye ubu wabona abantu amafaranga uha abantu bose bafite la video numwe namwayifashe se umwayifashe na ntago ari umwe ni babiri akamubwira ntago ari umwe ni babiri ni babiri ariko twabonye nyine ni babiri ni nabo bahise bazenguruka baragenda aho yaguye bari banahazi kari harehare bari bahazi nyine bagenda bareba aho yaguye ariko subundi Sabe ni gute yahise akata akajya kubaca imbere none se wowe uko warebye hari ahantu ntihareshya nk'ahariya hano ahantu hashya nk'ahariya ahubwo ubwoba nibwo bwatumye na satani nshaka kugira ngo ikwexpose abantu bakubone babone amabi yawe wahishe igihe kinini barebe yuko uko ugaragara mu bantu atari kumeze ugaragara nk'intama ariko uri ikirura urisega iryana biriya ni icyo bishatse kuvuga sasa rero harase wabuzwa n'icyo wasimbuka ni hatoya urebe kuri video harangana nk'ariya sasa rero hari ikintu kimwe ngiye kinyobera abantu b'iki gihe sinzi ikibazo dufite niba ari ubwenge buke niba dufite ubwenge buke ku ruhe rugero simbizi ubu ngubu koko Murungi Sabe amafaranga akora ko ari menshi arapimeye kushobora gusanga iri nko ku madolari 10 cyangwa 15 ubu ngubu Murungi Sabe kufite amafaranga rwose abantu bose barabona ko ufite amafaranga niba koko wari ufite icyo kibazo ko nta n'umugabo udakenera iyo bezwe ntawe kereka umupede cyangwa umugabo ufite ikibazo cyariye ariko umuntu muzima wese ufunctiona neza iriya ni bezwe primaire agomba gukenera iyo ugenda ugafata ka apartment k'icyumba kimwe na salo ko bitarenze amadolari 500 ku kwezi mu gipangu ukagenda ugaparikamo imodoka yawe yego ugakora gahunda zawe zose ukazirangiza warangiza ukagira ute ugasohoka mu modoka ugataha ariko kubera kutabuza amafaranga ahubwo Imana yakurebye inshuro nyinshi ikakureba hakaba hari abantu bagusengera akavuga ati Mana yanjye urugo Sabe yasenye rwanjye umureba aho uri uwo muntu agahora asenga iryo sengesho buriya umunwa ni ikintu kibi Imana urarema nyine ubundi umuntu akajya hari akavuga ati noneho iminsi 40 yageze reka nkwe expose sha nabyumvishe reka nkwe expose Satani akagenda akaguhuma amaso ukagenda mu gipangu kirimo amazi arenze 5 wabyumvishe harimo abantu batandukanye kandi urabizi neza ko uri umusitari abantu barakuza abantu baza kunywera Galaxy bakubona no gutanga ibiganiro uje rimwe uje kabiri habe no kugira ubwenge Satani akakuryoshya
ngo barakuzi se ugenda wambaye ingofero y'urugara nka yindi y'abakawboyi ariko yarigize ugenda wambaye wabonye ipantaro yambaye kandi ubundi mu kiganiro bari smart yagerageje uburyo bwose yimaska yishyiramo agapira gasanzwe yimaska yihindura n'igipantaro wagira ngo ni igitisi kuntu asa buri umugore amubonye agiye yavuze ngo iki ngeze kuri usanzwe uzi ko umugabo wawe yambara neza ugiye kubona ubonye noneho asohotse mu nzu yambaye agapira ibyo se agashyiramo ingofero atarasanzwe yambara agashyiramo wagira ngo ni content nshyashya yari agiye gukora ibyo se ni wenda avuga ati wenda ni content ni inkazi nase natugaburiye ahubwo yongera dutemo Imana habwira agatsindwa n'Imana Imana irebera byose urumva Satani yaramushutse iravuga ati abantu bamaze iminsi batabona views urumva abantu reka tukwexpose sasa abantu bagucuruze ibintu ujya wivugisha imbere inyuma ya kamera ngo yongo wirira ngo ihangane ushaka kuba utameze neza reka tukwexpose sasa ibintu ukora Sabana nababaje rero tumugarukire reba n'iki kari ahantu ngize ukuri nta nubwo ngo yavunitse amaguru fata mikoro neza na iyi mikoro ntago igegera we nabirebaga nacyo urumva ngo yavunitse nta nubwo yavunitse ngamaguru yavunitse umugongo yavunitse umugongo kandi umugongo ni ikintu kibi uzi ko yavunitse umugongo n'amaguru adakora we ana gahunda ntabwo yakongera guhamagara ngo ino ndebe anaki azaza arebe yego ino ni ryo muntu rega ariko azavuga ati ngwino ndebe ubundi bimeze bite mucana ngwino ndebe wewe shasa bese kahuye n'ibibazo ahuye n'ibibazo sabavuga arabizi akuzi kuvunika utavuye no mu kazi ukavunika uvuye mu mabwa nk'ariya none isi yose igakweexposa uzi buriya sabu ukuntu abantu bamukundaga bamufataga nk'umuntu w'icyitegererezo atayibaba se ko atayibaba no kugera hehe no hejuru mu buyobozi n'ikintu ndi kwibaza kandi atayibaba ariko atari we wenyine kuko hari abantu benshi rwose bafite iyo ngeso kandi iyo ngeso iri mu bantu bafite amafaranga papa njyewe narababwiye ngo ntuzabona umuntu w'umukene uri guhiga minerivare y'umwana ufite urugo rufite depanse nawe ubwo atari kubasha kugira neza ajya muri biriya bintu habona umwanya wuheze kuri kumutigita uri gushaka amafaranga ariko ba bandi bayabonye bahaze avuga ati mva nubwo nshaka kumara imyaka 5 ntakora ntago naburara imodoka nyine ntiyabura esanse hararengwa nyine herega ngo umurengwe ngo uryoha nk'inzara areba akavuga ati reka njye kwirwanaho rwose none ariko je hari ahantu ikintu ndi kwibaza ahubwo abantu bari kuvuga ngo Sabe ngo waramubeshyera my dear hari ahantu Sabe yaguye ngo ndeba akaza akamwegura kuki tutabonye impinga nzima icyo kintu uri umuntu mukuru uri umuntu ujijutse bahuriye muri karitsiye wakagitekereje bahuriye muri karitsiye mu Rugunga karitsiye okay umwe atuye ku Ruyenzi undi atuye mu Gatenga ubwo karitsiye yo mu Rugunga bayihuriyemo saa 5 za mu gitondo bari gushaka inkoko yabuze kera twajya tujya gushaka inkoko yabuze mu gitondo tukagira se inkoko yagiye mu baturanyi tukaziye gukana hose nta nkoko yindi y'umukara yindi itera amagi menshi mwayibonye ubusabira gushaka iki bari gushaka imbwa yasohotse igipangu bari gushaka inka yamennye bari gushaka iki bari gushaka abantu bari gukore views akanyarira jisho ko mwagiye mureka gusa ariko kandi ibi bintu ngiye kubabwira mu minsi iri imbere mugiye kubibona ubu ngubu mugiye kuzajya mubona abantu bagiye kuzajya bakubitwa ku manywa y'ihangu bazira gutwara abagabo b'abandi ndakubwiza ukuri kuko kuba gushaka ntabwo ari proje yoroshye gushaka kwiyanga ukavuga ati ngiye kujya mu rugo ubuseribateri buraryoha umuntu wabaye muri ghetto ari umuseribateri nibwo yakubwira ukuntu ubuseribateri buryoha ngiye akanya bashaka kumwe ati harahiye Igisenyi nkahita noga nkambara nkamanuka neza Nyabugogo nkatega nkajya Igisenyi kuko nsinzi nta mwana urira ntawe nsize inyuma nkagenda nkamara Igisenyi igihe cyose nshakiye nkagaruka
nta muntu uri kumubwira ngo bite byawe babyumvishe ariko urava hano watirimuka wakwinjira mu mujyi bagahita bakubwira ngo umwana yanze amata sererake y'umwana irashize wabyumvishe ngo umwana ko ari kurira ngo ubanza yarwaye umwana ko ari kurira cyane bimeze bite umwana ari guhinda umuriro wabyumvishe mu kandi kanya ukabona message yo ku ishuri ngo babyeyi turabibutsa ko mugomba kuriha iki minerivare ntabwo ubwo bworyo wabuzana gushaka ni projet uvuga uti ninje muri projet kandi igomba kurangira neza irangira ryari neza gute iyo usazanye n'uwo mwashakanye rero muri iyo projet abantu mufite projet murabizi habamo ups and down mu rugo ibyo bintu bibaho ntihazagire umuntu uzakubwira ngo ngiye mfite urugo ngo 100% guhera kwa mbere ngo nta kibazo gihari oya ntabwo ibyo bintu bijya bibura niba mutanashwana mufite ikibazo abantu barashwana bakiyunga ko n'abavandimwe barashwana bakiyunga ntanswe noneho umuntu murara mu buriri bumwe rero iyo mushwanye uba ugomba kumenya ko hari iminsi mibi hakaba n'iminsi myiza iyi minsi mibi je ufunga buto gikomando iyi minsi myijije urayenjoyinga ndagira ngo ubwire ngo wirukana ugugunigufwa ukaza nurimira bunguri nturebe ibi ngibi uyu mwana n'umwana mutoya cyane uyu wingwino ndebe he n'umwana muto nese umuntu wa mbere ya jenoside urumva atari muto umuntu udafite 30 bafite 27 bari abana urumva atari batoya none se niba ugiye gukora divorce muri 27 wibaza ko okay uzashaka uzashaka rero ashobora kuzajya gukubita umugeri ukikoza prafu ukamanuka ukidunda hasi wagira ngo urahagurutse akagukubita none uhita kujyana kuryama ukazapfa wishwe n'agahinda wari ubizi reka turi kugana ku musozo ugira ikintu kimwe ubwira umugore wasabye ntago turi kugana ku musozo hari ikintu kimwe abantu batazi ariko navugaga mu kanya ko ubu ngubu tugiye kuza tubona abantu bavunitse swata abagabo cyangwa abagore bazira iki guca inyuma abagore babo cyangwa gutwara abagore babandi my friend hari igihe umugabo azavuga ngo aciye umugabo aca inyuma umugore cyangwa umugabo we bamuvune bamukubita bamuvuna amaguru ayoberwa n'abamukubise ayoberwa n'abajya kurega ariko sabe muri kumurenganya cyane rero nabonye n'abamukorenga akaririmbo kubera ko sabe ni umuntu mukuru kamemu yakabaye kuba akora amakosa ariko akirinda yuko twebwe public tubimenye kandi hari abantu benshi cyane bakora amakosa ariko yagerageje gutanga amafaranga biranga amafaranga se bura n'ubugoryi ngiye bura ndi nka sabe akize urumva nicaragira abajyana inshuti nzima urumva inshuti nzima zishobora kugira inama nta mugabo ufite amafaranga nk'aya sabe udashobora guca umugore w'inyuma ni bake cyane udaca umugore w'inyuma bakora ibindi ayandi mabara niba uzasanga barabyaye abana bafite abagore ugasanga babaye abapede yesi barahari izo kese zirahari muri iki gihugu kubera amafaranga ugasanga umuntu yabaye umupede kubera amafaranga yanze kuva ku kazi kubera ko boss yamubwiye ngo turaryamana kandi ari abagabo bose akavuga ati aho kugira ngo nsubire muri buriya bukene sha ndagakora urumva rero reka hari abantu kandi umunsi w'umuzima umuntu yapfuye azira gusimbuka hoya ntabwo azaba azira gusimbuka azaba azira gutwara umugabo w'abandi cyangwa umugore w'abandi ibyo bintu bizaba kugira ngo se niba ngabe bazabyihanganira wowe niba wowe ngwino ndebe aka kanya process ya divorce ariko rero nubwo muri kubeshyira ngo ndebe niba muri kubeshyira ngo ndebe hari tuvuge Clarissa tutaramubonye na Clarissa wasanga batari banasambanya ahubwo bari bamaze kureba filime Sabaga tajya ku bya Afurika simbuka igipangu nyine ibintu yarabonye nta kibazo ariko nk'ubu ngubu ngewe ndi umugore w'umugabo nkakubona n'umugabo wanjye uri kumwegura yego nge nakubaza ngo uri umugore we wandaya we none ni iki ni indaya kuko umugabo we bari kumwe suwe kubera iki
urashaka iki ku mugabo w'abandi niba urwaye rwarakunaniye urwe rwaramunaniye nicare hasi yige. Umugabo niwe wamuteresa ariko muramurenganya. Umugabo abagabo badutereta ni benshi, reka nkubwire abagabo badutereta ni benshi. Uzi tujye tugera tuvuga ngo yego abantu bose tubabwire yego. Umuntu aragutereta akakurira mu bwonko nawe ubwo akavuga ati no ndi mariye ndubatse no kubera ikizi kuko ntabwo ushaka kumbwira ngo uriya mugore bamutetesheje amafaranga oya platform yabo nituyibona se platform yabo turayibona iragaragara hinjira hagatubutse bamutije nakamwe ariko giye tukongera ati situyibona ko bamutije nakamwe turabibona ahubwo kubera iki mukunda iby'abandi niba mushaka kwinjiza amafaranga mwinjiza ni menshi pe turabibona biragaragara kuko kimwe mushaka gufata 1,500,000 umugore kamera yanyu mutandukanye n'urugo rw'abandi oya hakurumva amafaranga niba hembwa 1,500,000 kwezi kumwe yataguramo kamera yose kandi afite umuntu wamwemereye kumuha kamera y'ubuntu Ubuse urumva ataba bari abagore nta maze imyaka 2 bakora muri esheke hoya bya bintu n'agasuzuguro nibiyubaye ntago abagore bamaze imyaka 2 bakora yego nose ujya kugura imodoka udafite amapine ntago bibo none niba uzi neza yuko akazi kagutunze ari kujya kuri kamera ukavuga ukeditse ukaprodinga abantu bakabireba ukinjiza kuko udashaka kubyubanga ufate 1,500,000 kwabamo kamera nziza urumva nurangiza utandukanye n'ibintu by'abandi ko ari nyine umuntu abura n'ahana gufatira ese Sabe yakonze ngo ndebe cyane kuruta minga nzima wanasanga Sabe yabarajeho kamera yaragiye kwitora mu gitondo none se ko atagiye kuyitora mu gatenga akayitora mu rugunga nyine bamuhamagaye ati ndi mu rugunga niho nagiye gukorera ngo nifate bagahita bamutera ubwoba ati turagufata video oya ahubwo hari abantu bagize ibyago bakagira umuryango udashaka kukugira inama umuryango utagiriza ikintu witayeho umuryango wandese ntago nibwije mu muryango waba ngende ku bwa general ntago urabona abantu baba bafite umuryango tu nta kintu baye urishoboye ariko ukabona buri muntu wese arakora amabetize ye yego ukasanga habuze n'umuntu umuryango ucavuga ati ariko ibintu bukora ni biki widusebye ufite ikihe kibazo so rero niba umuntu agezaho ko bivuga ko yamuguriye impeta akamukuramo impeta z'umugabo yamwambitse ziriya mpeta yambara biravuga yuko ari Sabe yamukutumirije hanze kandi umuntu wabivuze ni Clara ntago nabihakana kuko bagenanye igihe kinini baranaziranye bagendana na zirampanga iyo abantu bagendana uko byagenda kose hari ibintu bigenda bigutakara mu matwi ariko ngo Clara nawe ngo yarafushye afuha se kuba yarafushye ayo makuru nino zaba yazanye cita nje yarafushye ngo yarafushye biriya ni nko kwikura mu isoni cita wibeshyera Clara ntiyafushye kuko Clara afite umugabo kandi nubwo Clara yakenera ntiyakenera Sabe Clara ni umukobwa mwiza usa neza ntago yajya gukena Sabe hari abagabo beza bibigango hano hanze nawo Clara singiye kumuvugira ariko Clara rwose wapi Sabe afite amafaranga ariko nabyo nukabyiba Sabe afite amafaranga kuko ufite amafaranga se hari abantu bafite amafaranga ukabareba ukavuga uti hari ibintu bidakosora wenyine ari byo n'uwarya imwarya inzungu ibyo bivuga ariko byinshi urumva buriya niyo mpamvu hari imbwa mu rugo usanga zitwa za makasi iyindi ko usanga yitwa Bobby ariko iyindi wajya kumva ngo yitwa ngo Max urumva ibiha bitandukanye niba Clara baramwemye receiver yazimwe nabibonye niba Clara baramusabye urumva akabima cyangwa akamwima itsoke twebwe nago tubireba kuko abantu bungu bagezweho ingwino ndebe na Sabe wabyumvishe Clara we twamuretse rero ibindi muvuga hirya no hino ngo bimeze bite reka niba Clara yarasabye bakamwima itsoke nabyo nibizajya hanze tuzamwuta ubu rero abantu bari mu mwandiko mureke tubavuge ndebe rero kuba Ningwiro na Sabe nibo bari mu mwandiko nibo main actor
nyirabayazana se ni nyirabazana w'iki nyirabayazana ku mihanda si karara. karara dutayemo nyine ubundi ubu karara ba yutuba bose bakagombye nibura buri mutuba akamwohereza nibura 20,000 mu yari gukorera. ubu se saga zayago ko mwari mubizi ko zirangiye abayutuba bose ndabizi kudutamo adutsamo nyine Big na John Top kabisa igihe mwaheremo mugendaho ikintu cyose mumenye yuko kigira iherezo. Mureke rero namwe igihe cyanyu cyageze katubote turabota da kuko ibizi biti turabifite sibyo natwe twananiza ibyo tureba. Niba tuzi yuko uri muri divorce kandi wamaze gutandukana n'umugabo wibana saa 5 za mu gitondo tukabona uri kwegura umuntu avuga yuko hari ukuntu bigenda none se uragira ngo duceceke dufunge iminwa urinde se kudufungisha iminwa kandi dufite iminwa yo kuvuga. Reka tuvuge ibyo tureba tubyaneze uko dushaka urumva numva bikuyobeye bikunaniye ni ufite icyo wajya kurega ugende muri librike. Yarega iki se? Yarega iki se nyine uko nawe byamucanza hanari yarega iki nkozi z'ibibi gusa. Umuntu ufite imyaka 28 asenya urugo rwe bishatse kuvuga ngo hari abantu bajya no kubaka batabanje kubitekerezaho. Usenya urugo rwawe warangiza ntushimishwe nuko mugenzi wawe yubatse n'urwo abandi ukajya kurusenya. Si ikibazo se kibikomeye cyane ahubwo gaho nimureba ibintu bije umugore wa Sabe bivuga yuko ngo ari ku kiriri ako mwawumvisha ibintu. mugira inama wabivamo Sabe shatse watuze. Ni ukuri pe nanjye inama nabagira bagira inama mwabivamo mugashaka abagabo banyu ngwino ndebe n'abatandukanye n'umugabo wawe ntago ari end of the year ntago ari end of y'ubuzima bwawe. Shaka umugabo urumva shaka umugabo mubane ariko ndabizi neza ko utabishobora. None se Sabe niba akunda ngwino ndebe undi amushatse akamugira umugore wako niba akunda ngwino ndebe rero Sabe icyo bimusaba ni kimwe nagende ave muri torero arimo agende mu basilamu bamwemerera gutunga abagore babiri. Hashaka abagore babiri noneho bijye byajya mu buryo. Cyangwa niba akunda ngwino ndebe cyane kuruta umugore we yirukana divorce n'umugore sibyora divorce umugore we ashaka ngwino ndebe maze murebe yuko tuzonya kucara kuri kamera tukavuga ngo babafashe. Mirimo uzi kuntu abantu bashukana se umuntu wakubyariye ni ndetse bakubwiye yuko yana divorce ngo shakura umugore. Akusha nago abantu bazi uriya ni umuprofiteri araprofita mu kavuyo ahubwo atakubona umugore winjije uri aho ngaho wasenya urugo rwe. Reka mprofite reka mprofite ntese ko nta yindi njiji nabona mu mujyi wa Kigali inyemera. Reka mprofita ni injiji ubujiji ifite irahuzagurika yataye urugo rwe urumva mu bana babiri utaye urugo rwawe mu myaka 27 uyu muntu ntago azisazira. Reka rero nanye mu profite maze mukore mu bunyunyusi ubundi njugunye iki induba. Reka dusoreze nanga. Murakoze cyane.